ntabwo yahise ko ushobora gukora ibintu nk'ibi ngibi. None uri umuntu muzima mwana w'umutalamu waje kubidage gute? None rero ntibakaduteremo natwe turangize twitere. None se bigeze biti bimenye bigizaho boss arakaraga dutumeze burya ninde wundi uzi ibintu byacu? None se nge hari n'ikintu na kimwe nzi kuri biriya bintu boss yavugaga. Nonse chérie. Mbese muri make umurozi. Ariko se kuki ubumvirana hariho nigeze kuvuga ko ari umurozi? Nyuma yo kuvuga umurozi ndanumvirana kabisa. Nibyo rwose. Ko numvirana cyamera. Anyway, nta kibazo ndumva n'abandi bagiye nanjye ntacyo basigara nkora hamwe. Si byose. Oya none se kuraka Kandi ndi umurozi. Ntago gira ariko se ngiye ntago naje hano kwiyereka nk'umurozi. Ntago nzi ko wamfataga gutyo. Niki garuka. Okay. Ngepe n'ukuri nta na kintu na kimwe mu byo boss yavuze nta na kimwe mbiziho. Uretse mushiki wa boss waje akambwira ngo hano ngo hagiye kuza polisi ngo abakozi bose ba company ngibajyane mu iperereza. Perezida ryiki? Nanjye rega nicyo cyanyobeye. Rega uzi ikintu kiri kundera ubwoba ngiye butagira ngo ari n'ikindi. Vanga ukuntu bigenda. Iyo aje gukora perezida na biri mwese barabafunga none bakaba bakora perezida ugasanga na 30 ijuru muraziri mwana nabantu zibarengana ugasanga buri muntu ari kurengana ngo